Ahisemo garuka muri salose. Twagarutse. Nawe nari nababangamiye. Oya twari tugutegereje. Ngo ngore iki? Uza gukoresha. Umva. Bakora icyo nababwiye cyo. Niyo mpamvu kera kubwe intumwa zabonaga umujyi ari mubi. Zikimuka zikajya mu wundi zikahashakira umugisha. Iyi nzu kirimo ikintu cyitwa umugisha. Wow. Imvura y'ibyishimo. Imana iradukunda. Bigenze neza se? Kashi zirabonetse wenda. Turumva zabura. Hano habuze amafaranga koko. Ko nawe kubwiye ngo ngayinjije. Yamukuye. Ubundi nicyo ngukunda. Kungu ndashaka muhindure. Muhindure imyambaro. Muhahe. Mbese ibintu byose bikiri impinduka. Murumvikana niyo amafaranga yaje n'ubuzima burahinduka. Kwisi haroroha. Ese nta none ngomba kumuhaye nkagaruka nkaguha yawe mukaza kugira ibyo mwumvikana. Ntabwo ari ikosa cyo gufata umwe ngo muhe mwese undi muhe make. Uriya nubona senga nawe niyo aba yabonye. Nubona ijana nawe nijya aba yabonye. Ntabwo ko gahunda ari iki. Hari paso. Ibyo ni sawa. Ni sawa nta buriganya n'ijoro. Ntabyo buri none sifasha kuzanganya nanjye. Ya. None wowe navuze mwete. Gusa wowe n'ujye ubona nyine twakoze neza amafaranga yabonetse yinjiye. Kandi uzajya uvuga ati wase ntabwo bari cyane akantu. Ya ntabwo bari njyewe ndagerageza kugira ngo byibura marego nanjye mugomba kuba musa neza. Ninde so abemera ngo ibyo naye navugaga rero amafaranga akiyongera tukavuga rero gahunda rero nta kibazo gusa kwiyitaho kimuteka mugereze muri yo turyo tworoshye kura amata muwe muyiteho nyine nk'abantu nyine bari mu kazi mukora murakazi gasaba ko komeze neza. Natwe tuzabyubaha. Inama zose uzajya udirega tuzazikurikiza gukora. Ejo nzabaza n'akandi kantu nyine ujye mugiye uko muri mwigenza. Ntabwo tujya tukumenyera rege. Naho rero sigara amahoro nyine gahunda no kwitaho. Sawa urakoze natwe reka dusigare tugiye. Wajya mutekinika neza. Yego urakoze. Yejeje bitegura amafaranga. Kwitaho amafaranga menshi. Sudi katatubwiye yazadu. None se nyine nashaka kugana 50 bamuhaye n'ibihumbi 100 Mwiteho murye neza mugure amata mwe. Ariko natwe tuzo tuzajya tumurira amata. Jese mutoro. Hano hepfo kuri botike. Ujye kugira ute? Nari ngiye kuzana agasukari. Watetse icyayi se? Ya, ahubwo njye nari ngiye guteka igikoma mvuye hariya ku munsi. Igikoma? Uno mwabyaye. Ese umubyeyi utwite nawe agomba kunywa agafu. Ngaho ugenda ubanguke. Bangukana iyo sukari.
ifeza n'izahabu. Umusazi arambaje biki? Halo? warabuze none naherutse kuza sinzi. Oya zidahari. Yajya hehe se yajya hehe? Green Fiddich irahari mbwira. Ize biruze noneho. Oya zimbwira fresh bana. Wowe sishaje ibintu bitangiye kubijyamo ryari mwana. Birahenze kuko izo nimero nazibona rwose nazibona nta kibazo ariko birahenze cyaba sister zo nuzi kuntu kugwa nimero kunabigoye. Bara babiri. Barabo buri gihe baza kwanywera buri weekend. Ubahari kabisa. Nimero nazikubonera ariko nimero kuzibona iminsi birahenze urabizi ni birahenze. Ubone buri serious ntari bungiye kubyirukankamo urabizi ikintu namaze kukijandikamo dossier nayubuye. Oya nari ngiye kubikwirukankiramo nzi rero ko nzibona kabisa ataho nkubwira ariko ubunye nako kantu kanyugo mu gategura ko nabuheruka no kuza mugira ikintu n'amubana. Ukanze mbyirukane munari hasi ko abantu banje bahoranga ashara abasista sinzwe kuvana bashobora mwanyizi waguzagerageza urebe uzagerageza naye ntago wabyizera nyine sinzi ariko wowe uzaze ugerageze gushaka kuba ufite amafaranga barabazize kuko inzoga banywa ahangaha mane ni za Maiteri na za Camino na za VSOP n'ama Hendrix Gin brother ntago uzabazana zino boro za 4 bigusaba ibishoro. Aribwo ngo ngiye kubyirukankamo nzataho murabura nari mukamura akazi kwinshi tuko pamoja tu. Ako peri ndishora kuri ibintu cyane. Penda wari nini we? Nta nubwo ari nani. Haracyabura igihe. Haracyabura igihe pe amezi 3 ni menshi. Harura amezi 3 ndika bingana ngo cyo. So ntabwo uri kuvunika. Oya banza umwana ari munini. Urarabyibushye. Sinagakoko cyane agahugu. Shaje ubwo mwamubizi. Shari. Tuba tubizi ariko se buriya ntabwo ari ngombwa ko bikubwira. Tuzabakorera surprise. Nawe gakobwa uzamuta izina ryawe. Nawe umuhungu uzamuta izina rya papa. Ese ko babaye umwana mwiza nkaho byishimiye. Umwana mubi iriga peri ngiye nararebye cyane turimo no gupfusa rwose. Ibintu turi gupfusa. Iriga buri cyakorwa cyose ntabwo cyakora ko turabavandi. Nawe urabibona ko tuba dupfubusa ariko kandi ninjye mukuru. Ninjye ugomba kuguha amahoro nyine urabona uranakuri we. Ngomba kuguha umwanya ukaruhuka mu mutwe nk'umuntu utwite nyine. Biranshimishije ayo magambo uri kuvuga. Sinzi ahantu wayakuye sinzi ko byakugendekeye. Ntabwo tugiye gupfa umugambo. Gusa niba uri kuyakura ku mutima byaba ari byiza. Nk'abantu bavukana kumva tuvuze induru ku umugabo n'umwana wundi bari abafite aho bakomoka natwe dufite aho dukomoka. Gupfa umugabo rero rwose dutongana buri gitondo buri nimugoroba duhura dushiburana. Ese urakomeje Jo? Maze ngiye no gushaka kundigendera maze rwose muha amahoro. Utuze wimerere neza uzibyarira akana utuje nzagaruka nje kureba agahinja. Shajo byara uzambwire. Nzakubwira pe niba koko ibyo uri kuvuga bikuvuye ku mutima nzakubwira.
mbwira nimba rega turabavandimwe nyuma y'ibyo byose nubwo tudahuje mama ariko papa nawe kandi abantu bakomoka kuri papa nta muntu cyane buriya amaraso turayahuje umva cyane rero nijya mukuru nyine nkuko ndi kubikubwira shaka ngomba kukureka n'ukuri ugatuza ntabwo wabyarira kuri izi nduru nk'umuvandimwe noneho Joy niba wagiye gusenga iyahege ndi kubona aho bapinduriye uri kumbera mushya cyane si gukunda nuko utabibona nabira byose mba mvuga nyine mba numva nakurwanirira numva mfite ishyaka ryo kubona utababaye nkumva utaza muri uyu muryango reka nanjye ntabwo bankunze usa nubwo mabukwe avuga ngo aragukunda ashobora no kuba atagukunda ubusa njye ntiyabimbwiraga ngo arankunda biriya byose ubona mba ndi gusakuza niwe mba ndi kubita koko ni ukuri uyu munsi rwose urishimye cyane ego ko mana yanjye niba wabyukiye harya ni iburyo ni ibumoso simbizi ariko rwose uri kuvuga amagambo meza urishimye ndutekereza nicaye nkatekereza umutimanama wanjye ukambwira nkasanga nyine ngomba kugira nte regura umwana kuri njye none byara nubyara umukobwa ari utwenda tw'umwana ukunda dukobwa yewe ndafana k'agakobwa niko kaba gashimishije umva ngenzi igitsina cy'umwana ariko ntabwo nakikubwira bizaba surprise nubara kubyara uzamuhamagara umbwire cyane ariko bara yanjye burantunguye pe ndi kureba bidasanzwe nta kibazo gira ubusanzwe ndi umwana mwiza nuko abantu bankoroga sinkunda umuntu nkoroga iyo nkoroze nyine nanjye birankorogana ariko iyo utankoroze njye ndi umwana mwiza ugira impuhwe ugira urukundo wita ku bantu buriya akenshi ni nacyo mabukwe hari yanzizaga kuko nabaga nigendeye buriya namba nagiye gusabana n'abantu nicyo nyine bamporaga ariko ubusanzwe ngenda umwana mwiza basi iyo mudu ujye uyihorana kuko biranakubereye ko nawazanye umucyo ku maso yamishiha yawe udushihura yashize ndi kubona usa neza pe ntabwo bizongera nawe uba nzongera gushihura we ntabwo urimo erega nubwo ngiye kubyara ariko umwana ni uwacu twese nawe ni uzamuri mama we n'ubundi muzamuhuje amaraso ari akana kawe ujye ukampa kansure nkajyane muri salo bagafungira imisatsi ariko nukomeza gutya ngiye kwitwara neza kuri wowe kuri ngiye gusa se shapo kamugeze ukuri nuko uriya mumama aduha amafaranga pe tukaryoherwa tukayafiringa ariko njye mufitiye ubwoba kandi bwinshi hakoragira ubwoba bw'ikimana ubu ibyo ngibyo byihoreye tujye dufata ibimenyetso ahubwo n'amavidewo tuzayafatira nashaka ko twigarama natwe tuzamwereka abo turi tuzamufungisha nawe awuheremo erega n'ubwenge usa ntitwatangiye kumenya ubwenge ariko ngaho reba ukuntu aba yatwigizeho indyarya amata ibiki nyine ni ikiryarya ari ndavuga amata asaba yaduhaye angahe amafaranga aduha azajya avamo imyenda twishyura ibintu byose niturangiza ngo amata shangiye mba mfite ubwoba pe bwinshi kandi ukunda kumbwira ngira ubwoba bino bintu nzabibona njyewe byihorera ibyo bintu nzabyikorera none se urabona urugendo rwo tutarutangiye nakubwiye ngo icyo tugomba gukora ni ugufata ibimenyetso byinshi yibeshye yiterera hejuru natwigarama gatoya ukimubwira ati niwibeshya gatoya ndakwereka ibyo nafashe nawe ahita atuza yashaka yatujyana hejuru natwe tukerekana ibyo bimenyetso nawe agafunga erega araturutse nawe agomba kugira ubwoba kubera yuko ubu ngubu badufite ikigome ntabwo cyagira ubwoba ubabona dufite ubugoryi ibyo tutabishobora ariko yumvise ko twamufashe vese tegereza turebe ngo nyine ubwo Imana nayo yikorera ibyayo ariko ntukajya ugira ubwoba kuko buriya tugize ubwoba natwe twatsindwa tukazashiduka ibyo twajemo nabyo nta kamaro bitugiriye sibyo niba twaratangiye urugendo reka turusoze amahoro natwe tubashe kwiteza imbere nanjye ntabwo nanze ibyiza ariko ubona ukuntu aba akeye ubona ukuntu aba ameze gitenge igihembe aba aryoshye mu mafaranga yacu nye
kikomeze kiryohe mu mafaranga yacu twebwe turaho ari twebwe twirwa tuvunika ako ubona imvune zibamo urazibona nazana ubwenge hariya abuzane natwe tuzana ubundi byaryoha n'indyamizi mugiye gutekereza ubundi buryo twajya dukoresha kugira ngo tuzabone ukuntu twafata amavidewo noneho hano voice note na video ikaza nyine nanjye n'ibindi gutekereza niba umuntu yajya ara mu idirishya akareba uburyo yajya afotora mu gihe ari gukora ibyo bintu umuntu akaba afite igihanga kigaragara akaba amajwi ariko hari na video agaragaramo neza icyo kintu niyo yatwigarika ntabwo yakwigira dutsinda ariko nabyo turaza kubitekerezaho turi hano ngaho kugira ngo tuganire ibintu byose urabizi ko njye nawe tuba tugomba kuganira buri kimwe cyose sibyo ibyiwe nawe yagiye gupanga gahunda zaraza akatubwira ntabwo tuba tuzi ibiri inyuma byose niyo mpamvu rero natwe tugomba kumenya ubwenge natwe diru zacu tukazikina ukwacu tubona atatwereka ibigaragarira nyine amaso y'abantu none se byose yabitwereka shapo rero numvise harimo ibintu byo kwicana bamva ntinyamo cyane shana ibintu by'ubwoba bwawe bwa buri munsi Imana ihumura se wumvishe ikintu gupfa ntabwo wagira ubwoba abantu se hari umunsi badapfa nyine Imana nta kintu uza ahugira mfe nzi neza ko ari umuntu ugiye kunyica nakicwa n'impanuka ariko upfuye ute nta bwenge ugira niba twagize amahirwe tukamenya yuko ari n'umwicanyi n'ibyo azajya guha ntukajya ubirya uko ubonye nyine igihe uzajya ubona mufitanye ikibazo mugifitanye wumva azakwica ati ketse nakuruga ibitegano kandi nakuroza ibitegano wakwivuza amara kandi ikindi abantu bapfa buri munsi cya kizere uba wifitiye twagira uriya mugore ni nyoko reka nkubwire tumaranye igihe kinini ibintu byose ajyamo yirirwamo ndabizi ko ari umugome kandi ikindi ndabizi ko sindi umwana we nawe nturi umwana we aradukoresha nk'akazi kuko akeneye amafaranga sibyo natwe tuyakeneye ibindi rero nta kindi kintu duhuriyeho nyine urabe maso nshimye ko nyine uzi yuko ari umwicanyi yanakwica niba rero ibyo bintu bizi ko yanakwica uzamugendere kure sibyo kandi ikindi ntukagire ubwoba ntabwo ari wowe wenyine waba upfuye niyo wapfa nyine ubwo ari umunsi wawe wageze ariko ugira ubwoba ntabwo uzapfa nanjye sinzapfa ahubwo twe tuzamugezayo nadukoresha ko igihe kizagera natwe tuzamukoresha rero numva nta n'ibindi birenze mwana si byose ikomeze utuze duharanire kurwana tugere ku byo dushaka sibyo harimo kuguhamagara gusa n'ibindi mpamagara yose niba umuntu nasize haruguru narinje kuhaha nje guhansanga ibintu ntibyari byaza ugasanga nijirika nze nje kumureba shagenda ndumva mfite n'inzara sawa wibuke naye amata mabuja yatubwiye tugomba kuzajya naje rwose pe uzakomeze gutya reka njye nta kibazo Lufe zana n'ibikombe se ngiye kubivamo ngo nakora amakuraje cyane Lufe ni umwana mwiza twarahuje cyane ni ukuri ni Lufe hagerewe nawe ubaza nk'umwibagirwa se namwitaga Lufe ni Lufe umuntu amuhamagara ibije hafi ryoherwa cyahafi ikindi umuntu wese burya njye ntabwo njya mu bintu bishyushye urabizi mu kanwa kanjye nta bintu bishyushye bijya bijyamo ni munywe ahubwo Lufe nawe wicara nagenda ajye kunywera ubwo rero oya niyicare nakuba ubona wadakeneye ahantu hari abantu ubona basuzuruke oya yicara ngaho umwe rwose umwe wumva nakuka k'abantu ngwino wicare twinywere dore ariko nawe wari kunywa nta kibazo kari guhumurane nuko najya kubikoma aho ibikoma ibyayi ibintu bishyushye ntabwo rero yabikana wari kukanywa kirasa n'ikigo mana agasukari rwose shaka kararyoshye pe kararyoshye cyane kiraryoshye biragaragara nese ubwo wowe upfa kubona gakonje
ahubwo Lufe nawe wajya kunzanira akantu k'umuhanda. njye rero kubera ko wite agakoma mba nkasabwa rwose ibintu byose ntari no kubivuga. niko gasigaye kantunze gusa buriya numvaga nishakira akamukabe nsobanuye ahubwo ndahiye urwaye kiriya Lufe nayo Lufe nayo bije asa ese ko nanjye numva ameze nabi bigenze bite se ayoye ese ayoye ese bigenze bite ayoye ikintu kiramfashe ayoye ayoze n'ingaruka zo kwikunda. Izo ni ingaruka zo kwikunda. Yumvaga se uzampara umugabo ukaviramo aho. Ntabwo byari gukunda. Ndakeka uburozi nabahaye nimuburokoka araba atari njyewe. So ubwo nagize umutima mwiza nagukunze se. Lufe. John. Ibintu uri kuvuga ni ibi? Sinzi ibintu banyweye mu gikoma hano. Abantu babaye iki? Ni ibintu banyweye hano mu gikoma njye ntabwo nzi ukuntu bigenze rwose. Babinyweye se babikuye he? Ko bafite igikoma n'uyu muhungu ukizanye banywa igikoma none do umwaryamye aho ndaryamye. Wowe ko ntacyo uri kunywa ko nta gikombe. Kubizi njye njya nk'ibikoma. Ukunze njye njya nk'ibikoma. Njye ntabwo njya nk'igikoma mu buzima bwanjye. Lufe se asanzwe asangira ibikoma na twabizanye agatereka aha ngaha akavuga ngo nawe reka yicaramwe ngo turi kumwe. Njye nari mbizi nzi ibyo banyweyemo cyangwa ibyo bashyizemo nibura n'umusinziro ubafasha. Byo ibi bintu ntacyo bizi. Njyewe ko mbona umeze nkaho ufite ubwoba. meze neza gusa wabona abantu barabye gutya nyine ntugire ubwoba ahubwo ushaka kumujyana abantu kwa muganga. Profi. Oui. Mwarimu bari. Bigenze bite mumbwire? icarire hano icara Urajya icara. Jo icara hano. Icara hano uri kujya. iyo nkozi y'ibibi ni yica Uri kujya. Nakubwiye mu maso yawe ndi kureba ubwoba ufite ubwoba bwiye. Ahubwo ni mumbwire bigenze bite? icyakubwira impuhwe yaramfitiye sheri twatumaze kuganira neza